Bahaye ikaze mu kiganiro Intsinzi mu buzima kinyura kuri Danos TV, mugezweho nanjye Salama Niyonsenga, nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni ibyishimo bikomeye kongera guhura namwe, aho duhora tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye zubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi, haba mu buryo bw'umwuka, ubw'imitekerereze ndetse n'ubusabane n'abandi bantu. Mu ntsinzi mu buzima, intego ni imwe: kubaka, guhugura, gushishikariza buri wese kugira intambwe atera aganisha ku buzima bufite intego n'icyerekezo. None rero nimwicare neza, dutangire urugendo rwacu rwo kuganira ku nsanganyamatsiko y'ingenzi iteguwe by'umwihariko nko igufasha gutsinda ibikugoye no kugira ubuzima burambye kandi bushimishije. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni gute wahangana n'ibikomere wakuriyemo nk'urubyiruko. Ibikomere ni ibibazo umuntu aba yaraciyemo bigasiga igikomere mu mutima. Bishobora kuba byarabaye mu bwana bwawe nko gukubitwa, kwangwa, kubura urukundo, gutotezwa, gupfusha umubyeyi, kurera nabi cyangwa kurerwa nabi n'abakureraga, yaba abakozi bo mu rugo, yaba abatantine tuba dufite mu rugo, kwangirwa, kwiga n'ibindi. Impamvu ibikomere bikomeretsa urubyiruko. Umwana cyangwa mu bwana, umuntu w'umwana aba ameze nk'impapuro zitanditseho, yakira byose uko biri. Ibyo umwana anyuramo bimuha ishusho y'isi n'ibyo yitekerezaho cyangwa ibyo atekereza nk'umwana. Iyo yabayeho mu buzima bwuzuyemo ubugome, ubukene cyangwa ubumuga mu muryango, bimugiraho ingaruka z'igihe kirekire. Ibikomere bikunze kugaragara mu rubyiruko: kumva uri wenyine cyangwa udakunzwe, kubura icyizere n'indoto zawe cyangwa intego yawe, gukunda kwihisha cyangwa gutinya abantu, kwishora mu biyobyabwenge, uburaya cyangwa ubugizi bwa nabi, kwigunga no kugira agahinda gakabije. Ingaruka z'ibikomere mu rubyiruko: mu mitekerereze, umuntu wahuye n'ibikomere ashobora kumva ntacyo amaze, akumva atari ingenzi, abasha gutekereza ibintu mu buryo bubi gusa, akajya yumva ko buri muntu wese atamukunze cyangwa amubonamo ikindi kintu kitari cyiza. Ku myitwarire ye, guhorana umujinya n'uburakari budafite impamvu, gutinya gukunda cyangwa kwizera abandi, kwanga inama cyangwa kwitandukanya n'umuryango. Mu myizerere, kubura ukwemera cyangwa kwanga Imana, kumva ko Imana itamwitayeho cyangwa yamutaye, gucika intege mu buzima bw'amasengesho. Mu buzima busanzwe, kubura ubushake bwo kwiga cyangwa gukora akaba yakiteza imbere, kugira umubano mubi n'abandi bantu, kunanirwa gufata ibyemezo cyangwa imyanzuro ikomeye, gusana no kugira ibikomere. Kwemera ko ufite ibikomere: ntushobora gukira igikomere utemeye ko ugifite. Kugira ngo utangire urugendo rwo gukira, banza wiyemeze ko cyangwa wemere ko ufite ikibazo. Ibyo si intege nke, ahubwo ni intambwe y'ubutwari. Kuganira n'abandi: shaka umuntu wizeye uvugisha, yaba inshuti cyangwa umujyanama cyangwa umukozi w'Imana. Guhuza n'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyo ufite. Gusenga no kwegera Imana ni umuganga w'imitima, na Bibiliya bivuga neza ko akiza abafite imitima imenetse. Saba Imana ikomore ibikomere byawe, iguhe amahoro y'umutima. Gusoma ibitabo cyangwa kumva inyigisho: hari ibitabo byubaka cyangwa byigisha byagufasha kumenya ko utari wenyine. Ibyo bintu umenya mu buryo abandi babiciyemo bigufasha kuba wakumva ko atari wowe wenyine wabiciyemo, bikagufasha kuba wava muri ubwo bwigunge, nawe ukaba umuntu umeze neza. Gukoresha impano n'ibyo ukunda: hari abantu benshi bakira ibikomere binyuze mu muziki, gushushanya, kubyina, guteka, kwandika cyangwa gukora siporo. Bikaba byagufasha kuva mu bwigunge, ukabona ko uri kumwe n'abandi bantu utari wenyine. Ibyo bintu byubaka ubuzima, bikagabanya agahinda no kumva ko uri wenyine. Kwihanganira urugendo rwo gukira rimwe na rimwe bikanagusubiza inyuma cyangwa bikaba byasubiye inyuma. Menya gukira bitari uguhinduka mu gihe gito, ahubwo ni ukwemera gutera intambwe uko bwije n'uko bukeye, bikaba byakugeza ku ntsinzi yawe yo kugera ku buzima bufite intego. Ntiwumve ko uri mu bwigunge cyangwa uri wenyine. Gutanga ubuhamya n'ibiganiro: ubuhamya bwa bamwe mu rubyiruko bavuye mu bikomere. Umukobwa wakuriye mu muryango w'ivangura ariko yaje kwiga kubabarira, ubu akaba afite urugo rwiza n'abana beza. Umuhungu wakuriye mu gahinda ko kubura ababyeyi akiyumvamo ko atigeze akundwa, ariko ubu arigisha abandi urukundo
rw'Imana. Ibiganiro n'impuguke tuganira n'ubujyanama bw'abangavu n'ingimbi. Nta muntu udakomereka, ariko dufite ubushobozi bwo gukira. Ni ngombwa gufata umwanya tukavura ibyo bikomere aho kubihisha. Ijambo ry'umupasiteri. Kristo aduha amahoro arenze ay'isi. Ibikomere byawe bishobora gukira niba wifungura ku Mana n'abantu. Gusoza dutanga inama n'ubutumwa bw'icyizere. Wowe rubyiruko ufite agaciro yaba mu buzima bwawe ndetse n'umuryango wawe n'igihugu muri rusange. Nubwo warandavuye, warananiwe, warababaye, birashoboka ko ubaho ubuzima bushya. Ufite impano, hari byinshi ushobora kugeraho. Ntukareke ibyakubayeho ngo bigene ejo hazaza hawe. Gusaba Imana ubuzima bushya. Imana niyo kubabarira no gukiza. Yifuza ko ugera ku nzozi zawe ndetse n'ejo hazaza hawe. Yibuka byose wanyuzemo kandi nta na rimwe iba yarakuretse. Gutangira intambwe yo gukira uyu munsi. Fata umwanzuro, wandike cyangwa utekereze ku bikomere byawe. Uhite ufata umwanzuro wo gukira, wo gutangira intambwe yo kumva ko ugomba kuva muri ibyo bikomere n'ubwo bwigunge. Vugisha umuntu umwe ushobora kukumva. Senga isengesho ryoroshye usaba Imana gukira ibikomere. Ubutumwa ku bandi. Wowe wakize, uri gukira. Jya usangiza abandi ibyiza by'urugendo rwawe. Tube urubyiruko rwubaka, rutanga icyizere, rurema abandi uburyo bwo gukira. Tugeze ku musozo w'ikiganiro Intsinzi mu buzima kinyura kuri Danos TV. Mwagezweho nanjye Salama Niyonsenga. Turizera ko twaganiriye uyu munsi byafashije gutekereza, kwiyubaka no gushaka intambwe mu bushobozi gutera mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Wibuke ko intsinzi zituruka mu kwihangana, kwizera no kudacogora. Ndetse buri munsi aba wumva ko ari umunsi mushya w'amahirwe. Mwese ndabashimiye kubwo kudukurikira. Mwibuke kudukurikira kuri Danos TV no gusangiza abandi ikiganiro kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Murakoze, amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom.